ni byiza ko umuntu ajya gushaka basi uzi na purpose y'ubuzima bwawe. Ugomba kuba uzi purpose y'ubuzima bwawe utagiye gukurikira umuntu kuko ari kugenda. Ukazakurikira umuntu nawe azi aho nimba muri kugendana cyangwa uwo muntu ataza, kuko ushobora no gushaka umuntu ugasanga nta nubwo azasapotinga purpose y'ubuzima bwawe, ugasanga amufite inzira zitandukanye cyane. Ariko kuko wagiye utazi naho uri kujya ugapfa kugenda gusa. First of all, I'm single. I'm single. No, yes, I'm not even searching. Noneho ukuntu nyine umuntu wese aba ari kumbwira gira utwereke reka mbabwize ukuri. Ntababeshya, I'm getting tired. Icyo kibazo kimaze kirimo kugera. Mutegereze umuntu naboneka nzamubabwira, umuntu naza nzamubabwira, but for now ntabwo nzi ikibazo mfite mu mutwe. Sinzi impamvu nkomeza ko njye mba numva nkiri na mutoya. Like why? Ntababeshye byatangiye ngira akantu nyine ko kwase akose ndi umukobwa ndi ishuri. Byatangiye mfite igitekerezo cyo kwase my friends are getting married, cyangwa nanjye ngeze mu myaka yo gushaka. Njye ndi umukobwa ndi degede ndi coconut ndi biki. Nimba hari ikintu kiri kubaho mu buzima bwanjye, ndabizi ko hashobora kuba hari n'abandi bakobwa bashobora kuba bari guca muri ibyo bihe. Muri iyi minsi ndi mu gihe inshuti zanjye zose ziri gukora ubukwe. Like inshuti zanjye uziko ndi kureba nkabona nk'abantu twiganye muri segonderi bose buri cyumweru nsigaye mba mfite ubukwe ngomba gutaha. Buri cyumweru, buri weekend nsigaye mba mfite ubukwe bw'umushuti wanjye nyine ngomba kwa attending. Ibyo ari byo byose hashobora kuba hari n'abandi bakobwa bari guca muri ibyo bihe. Guys, noneho hello family and friends of Rusaro their sister. Twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Ni yacu ariko ni niyanyu of course. Hari haciyemo igihe kinini ntago mwaduherukaga, ngira ngo mwaranibajije mutese aba bantu bagiye hehe ko twababonye tugahita tubabura. Ntago twagiye burundu, rero twahuye n'udu challenges dutuma dufashe business pause na business pause. Ariko ubu ngubu turahari, tugiye kuzajya tubaha ibiganiro kenshi uko dushoboye kandi vuba tutabatindiye. Murabizi umuntu ari kugenda mu nzira agahura n'igiti kitambitse mu nzira, uraparika uva mu modoka ukabanza ukagikura mu nzira kugira ngo ubone uko wongera kugenda. Ariko ubu ngubu igiti cyamaze kuva mu nzira, turahari tumeze neza, tugiye kuzajya tubaha ibiganiro. Uyu munsi rero kuko mutari mumperutse, ntago nashatse mbere yuko tujya mu bintu biri powerful more deep nkuko musanzwe mubizi, tubaha ibiganiro by'ubuhanga bwinshi, by'ubwenge bwinshi. Uyu munsi none iki kiganiro nashatse ko nk'abantu mwe munkumbuye twiganirira, nkababwira ngo bimeze gute, ndi guca mu biki bundi muri iyi minsi mutari muri kumbona. Guys, kambihereti nimba hari ikintu kiri kubaho mu buzima bwanjye, ndabizi ko hashobora kuba hari n'abandi bakobwa bashobora kuba bari guca muri ibyo bihe. Muri iyi minsi ndi mu gihe inshuti zanjye zose ziri gukora ubukwe. Like inshuti zanjye uziko ndi kureba nkabona nk'abantu twiganye muri segonderi bose buri cyumweru nsigaye mba mfite ubukwe ngomba gutaha. Buri cyumweru, buri weekend nsigaye mba mfite ubukwe bw'umushuti wanjye nyine ngomba kwa attending. Ibyo ari byo byose hashobora kuba hari n'abandi bakobwa bari guca muri ibyo bihe. Guys, noneho iyo mpostinze umuntu wakoze ubukwe, nta kindi kintu abantu bahita bambwira ngo wowe ni ryari. Guys, ni ibyo bintu biri kubaho mu buzima bwanjye. By the way, ntago mfite ishyari inshuti zanjye, ntago mfite jealous, nta kibazo mfite cyabyo, ahubwo nyine ukuntu nyine ndi muri iyo sezo yo kubona inshuti zanjye zose ziri ku getting married, which is good. I'm celebrating buri munsi, buri weekend nsigaye mba mfite ubukwe. Niba atari kwa gatandatu mbufite ni ku cyumweru. Buri munsi nsigaye mba mfite ubukwe bwo gutaha. Noneho abantu bamwe bakambaza se wowe kuba postinga wowe ubwawe ni ryari? My people, kababwiza ukuri. Nimba hari umuntu utuje mu mutima, nimba hari ikintu kitandaje ku ijoro,
nabyo ubwanjye birantangaza ukuntu numva nyine ntafite stress ntafite ngo ndashaka gushaka ngibiki reka rwose none abatante n'abatonto abatante nibo bantu ba mbere urapostinga wowe niryari ese muko bimeze bite kutatwereka umuntu inshuti zanjye nuko reka mbabwiza ukuri nimba hari umuntu uri pose mu mutima udafite n'igitekerezo udafite na stress. First of all, I'm single. No, yes, I'm not even searching. Noneho ukuntu nyine umuntu wese aba ari kumbwira gira utwereke reka mbabwize ukuri ntababeshya I'm getting tired. Icyo kibazo kimaze kirimo kugera mutegereze umuntu naboneka nzamubabwira umuntu nazanzamubabwira but for now ntabwo nzi ikibazo mfite mu mutwe sinzi impamvu ngomeza ko njye mba numva nkiri na mutoya like why ntababeshye byatangiye ngira akantu nyine ko kwase akose ndi umukobwa ndi ishuri byatangiye mfite igitekerezo cyo kwase my friends are getting married cyangwa nanjye ngeze mu myaka yo gushaka njye ndi umukobwa ndi degede ndi coconut ndi biki but guys nimba hari nariyicaye nyine nibwiza ukuri icyambere nibwije ukuri numva ko uretse kuba wenda hashobora kuba hakano ka pressure ko kuvuga ngo abakobwa bari gushaka abantu bo mu myaka ugezemo nyine ni imyaka myiza yo gushaka abantu bo mu myaka yawe baba bagomba gushaka but again naricaye nibwiza ukuri mu mutima wanjye ndase koko njyewe ku giti cyanjye nkuyeho pressure nkuyeho kuvuga ngo abantu barambaza ngo gushaka ni ryari nkuyeho kuvuga ngo famille nyine ngo abatante barambaza ngo uzashaka ryari njyewe ubwanjye nibwije ukuri nago kano kanya ngomba gushaka kuko hari ibintu byinshi reka nabwire n'abakobwa bagenzi banjye bari muri ino myaka nyine baba bumva bagomba gushaka bari kuri pressure yo kuvuga ngo henga imyaka iri kunsiga ngo abakobwa b'inshuti zanjye baragiye reka babwize ukuri ntago ari ngombwa ko gushaka bibi Kigali ntago gushaka bigomba kuba imvururu ntago bigomba kuba buri wese ari kugenda reka nanjye ngende wapi rimwe na rimwe bigomba kuba inzira ifunganye ntago gushaka ari ibintu nyine ugomba gukorera yuko n'abandi bantu bari gushaka noneho like recently my friend umuntu w'inshuti yanjye cyane yarambwiye yuko nawe afite ubukwe umuntu w'inshuti yanjye cyane ariko wa muntu uba uri close to you. I was happy numva nyine ndishimye ndavuga wow agiye gushaka noneho hashize akanya ndavuga ko se sigaranye nande suko ntafite izindi nshuti ahubwo hari umuntu nyine urumva umuntu twaturukanye muri segonderi turarangiza dukomeza kubana ajya kwiga ngenda habayemo ibibazo nabivuze mu kiganiro cyashize haba mutuntu sinahita njya kwiga ako kanya ndatinda ariko n'ubundi still dukomeza kuba inshuti ari no mu bindi bintu nanjye ndi mu bindi bintu byanjye dukomeza no kuba inshuti ndavuga wait sinaba nsigaye njyenyine ariko ngaruye ubwenge ndavuga wapi ntago nsigaye njyenyine n'ubundi ntago agiye gupfa tuzakomeza tuni inshuti kandi nihagira n'ibihinduka by'uko ndabaye bize mu zindi nshingano igihe nzajya mubona kandi uretse n'ibyo ngibyo hari n'abandi bantu mfite n'izindi nshuti nyinshi so rero sinzi impamvu reka mbwiye n'abandi bakobwa nimba uri kubona biri kugutera stress wijya kuri pressure si ngombwa yuko ujya kuri pressure ngo bano bari gushaka bano bari kugenda bareke bagende ntago ushobora kuba utazi aho abandi bantu barimo kujya ikintu cya mbere kiri kubimfashamo cya mbere ni ukumenya yuko Imana ifite icyo yandemeye kuba cyo ntari nabacyo sinabacyo kandi ngomba ni byiza ko umuntu ajya gushaka basi uzi na purpose y'ubuzima bwawe ngomba kuba uzi purpose y'ubuzima bwawe utagiye gukurikira umuntu kuko ari kugenda ukazakurikira umuntu nawe azi aho nimba muri kugendana cyangwa uwo muntu ataza kuko ushobora no gushaka umuntu ugasanga nta nubwo azasupportinga purpose y'ubuzima bwawe ugasanga amafite inzira zitandukanye cyane ariko kuko wagiye utazi naho uri kujya ugapfa kugenda gusa so rero icyambere ngomba kumenya purpose y'ubuzima bwanjye and for like ndanayizi kwanza ntekereza ko namaze kuyimenya purpose y'ubuzima bwanjye ariko ndashaka kuyi exploringa mo ndashaka kuyijyamo deep
like what is it all about, nkayijyamo deep nkamenya ubuzima bwanjye buri kujya hangaha bukabo nyine mfite vision imeze neza, ndayizi ariko nkeneye more clarification of it. Icya kabiri ni byiza ko njya gushaka maze kubaka spiritual life yanjye, eko ubuzima bwanjye bw'umwuka buhagaze gute, ese nyine bumeze neza, ubusabane bwanjye n'umuremyi wanjye bumeze neza. Kuko gushaka bizansaba gusubmitinga ku muntu, zasubmitinga ku muntu ntabasha no like, kugira ngo mbashe gusubmitinga ku muntu nuko mbasha no gusubmitinga ku muremyi wanjye, ku buryo yambwira ngo mwana wanjye aha hantu biri kugenda ntago biri kugenda neza, kosora iki kintu, kugirana ubushuti n'umuremyi, kuko umuremyi niwe source, niwe nkuraho ibitekerezo, ubwenge, imbaraga, vision, creativity, ibintu byose naho ngaho biba bigomba kuva. Ni gute se nshobora kwifata nkajya mu bintu ngomba kubanza kubaka ubusabane bwanjye n'Imana, my spiritual life ikabiri steady, ikabihagaze neza ku buryo mvuga nti mva aho ngiye sinanahubutse, bwa busabane butuma Imana ikubwira ngo uyu simushaka, uyu niwe nkwemereye, jyana nawe, ubuyobozi bwe ukabubuzi neza. My dear friends, niba uri n'umukobwa ukaba wumva uri kujya kuri ako kantu kaga pressure, banza umenye neza kuzi purpose y'ubuzima bwawe. Ikindi, healing guys, abakobwa like ntago byiza kujya gushaka nyine kuri pressure, hari ibintu by'ibikomere waciye mutari womoka mu mutima. Komoka ni urugendo, gukira ibikomere ni urugendo, rushobora kuba rurerure cyangwa rukaba rugufi, ariko bitewe na investment uri kwikoramo, bitewe n'uburyo wowe ubwawe uri gushaka gukira, bitewe n'uburyo ushaka gukira n'imbaraga gushyira mu gukira. So njyewe muri iki gihe focusinze kuri spiritual life yanjye, healing and my purpose on earth. Nta bindi rwose ibintu ngo by'abagabo, umugabo naza azaza mu gihe gikwiriye, ariko umugabo atanaje kano kanya I'm fine, I'm really fine. Nta nubwo mu bintu bindaje ku ijoro, mu bintu ngomba kugira mu masengesho y'iminsi 7 ya dry and fasting, ntago numva nagira imbaraga zo gukora dry and fasting for 7 days ndi gusengera umugabo. Wapi dry and fasting ndacyari kuyikorera ibyo nyine mbabwiye. Purpose y'ubuzima bwanjye ni iyihe? Niba uri umukobwa mugenzi wanjye nyine ukaba wumva wenda uri kujya kuri pressure yo kubera nyine abantu barakubwira nawe ukeneye gushaka, uko utinda gushaka habibi nibi no, nawe ugashobora kuba utari wanisobanukirwa, utari wanimenya, ugasanga nyine urahubutse ugiye mu bintu bitari na ngombwa cyane. So ubuzima bwanjye nizo drama ahanini mbona ziri kubamo zo kumbwira se uzashaka ryari, ibintu nk'ibyo ngibyo bla bla bla. Umugabo, ese watangiye gusengera umugabo? My dear, reka icyo kibazo tuwe tukiretse, nukuri nituzajya duhura mureke nyine kuzajya muhitamo mumbaza abagabo, katuzajya duhura mbere yo kumbaza umugabo mbaze se warangije ibi bintu byawe wari uri gukora warabirangije, ese uziga masters yawe ryari, ese uza graduatinga, uzagira bya bintu nyine biri so exciting. Naho kumbaza umugabo uzategereza uhebe, nanjye ubwanjye sinzi igihe azazira. Kumbaza umugabo ushaka rwose ushobora kuzategereza ukamuheba, nanjye sinzi igihe azazira. Mbaye mbizi nakubwira, ariko ntago mbizi. Actually I'm even single, totally single. How nyine gute se kandi Mana nimba ari igende kwishimira mu buzima bwanjye, ni igihe cyo kuba ndi single, cy'ubusingo nyine single. Navuye muri relationship iri terrible. So rero ntago numva ko nkwiriye guhita nirukankira mu bindi bintu by'ama relationship ngabagabo whatever. Yes, ndabibona ko ndi umukobwa kandi igihe kigomba kuzagera nkashaka, ariko rwose right now ntago biri mu bintu mfokasinzeho cyane, ntago biri mu bintu cyuhiye mu mutwe. Nanjye ndi gutera imbere, nese ndashaka kuzajya gushaka. Nyuma yo gushaka se bigende gute nimba ntaramenya ubuzima bwanjye? Nimara gushaka nzakora iki nyuma yaho nimba ntaramenya purpose y'ubuzima bwanjye? Ninjya gushaka hanyuma yo gushaka se ikizakurikiraho ni iki? Gutwita no kubyara. Nimara kubyara se abana mbashyize hasi ubwo nzakora iki? Ni ikihe kindi nzakora? I have a lot to deal with.
ngomba kubanza kubaka ubuzima bwanjye mbere ya byose. Tuzaye duhura uri kumbaza masters degree, uri kumbaza ibintu nyine bi so exciting, uri kumbaza project zawe zigeze he, uri kumbaza se channel yawe igeze hehe, siri kwaguka, uri gutera imbere mu buhe buryo. If it is your business, by the way. Ariko nk'inshuti yanjye nakubwira sibyo, tuzaye duhura uri kumbaza ibyo ibintu byo gushyira pressure nyine ku bakobwa. Mugomba gushaka, ugize imyaka myinshi, ugomba kujya gushaka umugabo bla bla bla. Mubyihorere nuko mutegereze, nitubabona tuzajya tubabwira. Nitubona abagabo muzajya mubimenya mbere. Nimba uri tante wanjye ntago nabona umugabo ngo njye kubivuga handi ntarakubwira. Nta nubwo nagutumira kuko uri umubyeyi se baramutumira. Aza mu birori bye abimenya mbere y'abandi bantu bose, invitation zitaranasohoka. Ntago rwose sinzanagutumira ibyo ngibyo n'ibindi, ariko ugomba kubimenya nk'umuntu wibanze, nk'umuntu wanjye. Ariko nanone akantu ka pressure wapipe ntago ndi kuri iyo pressure. Ahubwo n'abakobwa reka babwize ukuri, mutuze mu mutima. Iyo Imana yaguteguriye umuntu wawe araza mu gihe gikwiriye. Nta nubwo ubuzima bw'abantu bwose bugomba gusa, ntago abantu bose bagomba kugira ubuzima busa. Nimba umuntu umwe ashatse kuri 25 undi agashaka kuri 27, bose ni ugushaka. Kandi ikindi hari ushaka kuri 21 akaruvamo kuri 29, hakaba undi ushaka kuri 32 akaruvamo for the rest of life. Rero nta mpamvu yo kugira ngo ujye kuri pressure. Ahubwo icyiza focusinga ku buzima bwawe, wiyiteho, wikunde, uzamuke, utere imbere. N'umuntu nakubona aba interested kumenya ubuzima bwawe. Nicyo kintu kirenza ahubwo kurenza kujya kuri pressure. Njyewe rwose I'm really fine. Shari mubona ngeze no kuri 30 ntarashaka umugabo, ntimuzankireho stress. Igihe umwami Yesu yateganyije kunkingira azankingira, but for now I'm your girl. I'm having my life and enjoying. Okay, nashaka kubabwira rero ukuntu merewe muri iyi minsi. Iyo niyo event iri kubaho cyane, niyo drama iri kubaho cyane kurenza izindi, niyo nashatse kubabwiraho, niyo nashatse kubaganirizaho. Nanababwira abakobwa, abantu bareke kuba stressing, bareke kubaha headache. Ndabakunda rero, nashaka kubibwirira ukuntu biri kungendekera. Nawe niba biri kukugendekera gutyo, just pray. Fata umwanya wo gusenga, wo kubaka ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka. Ikindi, educate yourself. Musome ibitabo, hari ibintu byinshi byo gukora. Kwiga ubundi bumenyi bushyashya, ukwiye kuba wumva ibintu bitandukanye. Uzi communication yawe imeze gute, communicatinga mu buryo buri effective. Ese speaking yawe iri effective, leadership yawe iri effective, ese emotional intelligence yawe imeze neza ku buryo utazajya mu rugo ngo utangire kuhasarira. Sibyo? Ku buryo uzajyayo wumva uri stable, ku buryo ugiye guhandoringa nyine ibintu mu buryo bumeze neza. Kandi mwibuke ko dufite ibintu byinshi Imana yaduteguriye. So I love you so much. Ndashaka kubiganiriza. Bye, I love you. Mugire ibihe byiza.